ngufashe cyo nafishe ukuri kwawe mbona ntacyo ufite nawe ntacyo ufite naho urawiza kuntera hejuru ibiki ngo waje hano gute none se ariko uzi ko mugabo yasaze urabona je nta gahunda afite yo kugutera hejuru ntago nasaze byamucera mu byihorera byamucera mu byihorera ariko nawe ujye umuntu mukuru uze neza uze unasuhuze wicare neza duce tuganire nk'abantu bakuru uje nk'inkuba nese ko nakaribu wamuhaye dore warazwi uzabo dufite Yesu muje gutobana hano mu rugo kwanje basi. Nandiza ahantu wamujyana. Murafata umuhoro mutanyure genda usa n'umuhoro dupasira. Uyu mugore natuvire mu rugo. Nyine nzaza ngurebe nzagufasha. Uyu mugore natuvire mu rugo ari guteka tujye tuvire mu rugo. Urambaza iki se? Uriya mugore mwaroze mwamuhoye iki? Namuhoye iki twapfuye umugabo? Mwapfuye umugabo. Ngibyo bigaragariye ahangaha. Yego. Byumvikane ngo aya ni amaraso y'uyu yari yaratanzwe kugira ngo ameneke agende mu gihe gitoya. Nubwo hashize igihe kirekire ariko bagendaga bongeramo ibindi n'umutima wuriya mugabo we. Yego. Rekana nabikubwira buriya nubwo batabibona ariko buriya Liberatari yaratwaye umugabo we. N'umutima yarawutwaye. Buriya hari ibyo ndi kubonamo hariya byinshi ibyo ari kuvuga nabyo inzu ye yarayifite iragurishwa iribwa na Liberata. Harimo Liberata. Murabona mwiki inde Liberata niko buretse tuvura amarozi y'ubwoko bwose waba uhinga ntiweze uratwegera ubu ikindi waba urogerwa icyo gihe nabwo turagufasha tukaguha imiti ituma abantu batakuroga ukagenda nayo kandi ukajya ugenda umeze neza. Ikindi dutanga umuti w'urukundo ni ukuvuga ngo uzi ko umugabo wawe aguca inyuma uraza ukatwegera ukatubwira uti cyangwa se ubikeka ushobora no kuba utabizi neza ngo ubihamye ariko ukaba ubikeka uraza ukatubwira uti mfite ikibazo kimeze gutya dufite uburyo tubikugenzereza umugabo wawe cyangwa se umugore yagenda aho ageze ntaveyo tutarahagera. Ikindi nanone ku bagabo badatera akabariro ngo bigende neza wigeze kumbwira ngo abantu bari hanze ngo bakwandikira kuri WhatsApp bakakohereza amafoto ukabafasha urugero nk'abaye baba bari nko muri Amerika bakaguha amafoto ese ibi wari kubibavura batiriwe baza hano bagakira? Amerika, Aziya, Oceania, Uburayi aho uri hose ubwo Afrika niyo mvanyemo. Yego. Iyo mfite ifoto yawe na adresse yawe njyewe mba ngufite. Yego. Rwose aho uri hose urampamagara tukavugana nkagufasha niba ngi ubona biviremo hano njyewe mfite uburyo mbikurura nkabivanayo kandi uri iyo ngiyo. Baye kazi bakunze bacu mwese mudukurikiye ni kuri Keza TV show nk'ibisanzwe nongeye kubasaba mbifuza gukomeza kugira ibihe byiza mwese tubana umunsi kundi. Uyu munsi rero ndi kwa Papa Vanessa ndetse na Mama Vanessa arahari. Papa Vanessa ari mpamagaye ambwira ati hano natewe, Mama Vanessa yanteye hari urusaku mu rugo ndavuga nti reka mpagere baze ndebe ibyo ari byo. Ndabona bari gutongana bambegere numve. Bari byiza wankoreye Papa Vanessa byiza wankoreye. Mama Vanessa ko wakambije hano wahagize oya none se nje kuyu mugabo ubwo ngubwo mpaye nkihagera ngo nje gukora iki nje ngo kugirana arumva ari ikintu gikaze kugera hari ntago yarazi ka ari ikintu gikaze bakabona nta kibazo mfitanye nawe ku buryo nagera hari ibyo bibazo uvuga ngo dufitanye nk'ibiki n'ibiki umuntu ukomeza kugira intambara ntacyo nagize mu mwimi nta nicyo nkurushishe pe kugeza uno munsi wa none urabizi ko tunze waro byose nabwirwa ari byaragiye byose birayoyokaje ibyo ngibyo byo gutunga ibingibi ubuzima turimo ni bwo babanga basanyanye gusa ngo none se niba byaragiye ibyo bintu
none se mufashe icyo nafite ukuri kwawe mbona ni ntacyo ufite nawe ntacyo ufite nawe urawiza kuntera hejuru ibiki n'ibiki ngo waje hano gute none se ariko uzi ko uno mugabo yasaze urabona njye nta gahunda afite yo kugutera nje hejuru ntago nasaze ndi muzima nasarishijwe n'ibibazo n'ubukene twahuye nabwo kandi ubukene twahuye nabwo urambwira ngo uri umukene ngo nta kintu ufite uyu nguyu se ni bwoko ki uyu nguyu ni uje kwifuza iki hano mu rugo uje kwifuza iki ndashaka ko umpa yo kurera abana indezo y'abana niyo nshaka reka ujute saba ujute se umva dore ngiyi we inyise inda wayibonye iza twatwise iza twatwise mubwire ziri hehe jewe mubwire akunyumva mubwire yumva umva ziri hehe zabo dufite uyu ni ugezweho uwo ni ugezweho none mama Vanessa nta makuru ufite aho mubwire inkoni ikubise muke wirenze urugo nyine bya mukeba ni mubyihorere bya mukeba ni mubyihorere ariko nawe ujye umuntu mukuru uze neza uze unasuhuze wicare neza twice tuganire nk'abantu bakuru uje nk'inkuba nese ko nta karibu wamuhaye wampaye karibu ngo nicare nanga akira karibu nanze kwicara icara ngaha tuganire nanze kwicara nyine icara ngaha tuvugane ari uko mbivuze se ahubwo ninjye bivuze nawe se bivuze urampa karibu kuko nyigusabye ninjye bivuze nakunda usa neza unasuhuze unicare tunahura ndende tuba turenukana ahubwo se umeze ariko ntukazajya unanyikoreshwa ndakwiyama ubundi ubu ngoraho mbaze se uramubaza iki uramukoraho umubaza ukajya umubaza mugana uri ubundi ubu ngoraho umubaza iki nese kumukoraho n'icyaha mbese n'umugore wawe barabyaranye rega none kuba barabyaranye uremera umwana uramwemera none bagira ngo muhakane atamuhakana umwana n'uyu nguyu abo barakubeshye ubwo barakubeshye no muri leta barazwi we utagira ngo naba barazwi bari hehe nta n'umwe uzanjyaho kugira ngo nanakwemeze nta n'umwe uzanjyaho barazwi barazwi ari hehe muri leta sibyo ni ibiki aho ngaho barakubeshye niba ari nako agushuka none se ubwo barakugusha dore barazwi uzabo dufite nese muje gutongana hano mu rugo rwanjye basi urifuza iki muje gutongana uwo cyo akikoze na buri munsi no gutongana kisakoze muri munsi no gutongana rega bashaka kumenya none se ko nawe uhisha nakubwiye ngo abo bana ntacyo nabataye ntacyo namenye ifite nanjye nakomeza none se kubona ibirara kubona reka nanjye nkubaze kubona ibitunga abandi usuje gutukana ahangaha gutukana uyu nguyu kubona ibitunga abandi uburi ibitunga abana wabyaye gute awe mva kubeshya papa Vanessa uko wabigira kose ntabwo byakunda urabeshya uko wabigira kose ntabwo byakwemera ari ikintu mesa kamwe utunze uyu nguyu cyangwa uratunguye ukubize cyo nagize nakikwiba nta kintu ndafite n'icyo ndiho ndakubwiye rero reka tugende mugiye kuryama isaha aho umujyana ni hehe naza tugende umujyana ni hehe murakuze nta hantu wamujyana murafata umuhoro mutanyure genda uza n'umuhoro dupasura utwara igice ntwari reka papa Vanessa uranze bayimari none weho umwana uri kuzana uregana ari hehe mwana none uragira ngo mbakuzanire bazanye ndamutse mbazanye wahita usohoka Ni mwiyindi ikipe. ugaca ukagenda nta kibazo genda ubazanye niba ushaka none njye mfite ikimenyetso aya nta nubwo ndi kuburana nawe ubundi wowe ndaburana nawe mburana nawe ni oya mwira tujyane oya igira mu nzu mwihoranye naza uyu nguyu mwihorere uyu nguyu niwe dufitanye uyu ikibazo mwihorere wowe nushaka ugende witure genza mbanze mvugane nawe ndaje urumva nushaka wowe witure ko mbona ugeze hano urusaku rukaba rwinshi icyo ushaka gusobanuza kimubaza kigusobanurira si byo byiza muganire nk'abantu bakuru uyu mugabo ngewe dore ikintu ushaka kumubaza nako ke uyu mugabo urareba reba igihe yantereye n'abana igihe yadutaye n'abana uzi ubuzima babayemo kugezana n'iyi saha njyewe naje kumva yuko afite umugore biba ngombwa yuko mbasha kumugeraho none naho mugereyeho ndabona adashaka kunyumva ahubwo ndabona ntazi ibyo yibereyemo ese ubu nzagomeza mbe muri ubu buzima afite abandi atunze abana nta kurya abana nta bukode bafite bwo kuryamamo ubwo urumva ibyo bintu bizavamo
inde abana ngo nakurya inde mvuze nde se barakwita sheri nawe kwita sheri abandi mbese ni uwa kera sheri nta kibazo nawe ni sheri kera uzi kuri abasheri bangahe n'abandi wa kera bavugaga wa kera cyane si ni mu myaka ijana ufite kuboneza amafaranga arashaka Ngarata mukoni ngiye mama Vanessa. nyine twari twabivuzeho twabivuzeho ko tuba kari wa kera wa kera mama w'abana barenze Abana barenze umwe. barenze babiri nawe uri indaya Niba yarabikubwiyeho ntabyo yambwiye ahubwo nabinsobanura ari uburaya umva mubwire ariko yangaba umva nyine ntabwo ari uburaya abigusobanura. ubu ngubu ubuzima turimo nawe arabuzi kandi twavuze ngo abashe kunyakaniriza ubu y'abana n'ibiciye nawe yarabizi ko ntacyo nanjye mfite twahoranye ibintu biza nyine kudushira kutamubwije ukuri kuki utambwije ukuri kose mbere use hose kuvuga ibivugisha ukuri sinari nyiri kumwe nawe arabona yaraje cyangwa arabona yinjiye twaye kuza kubigana nijoro ratubwira nijoro reka reka Mwari kuvuga nawe nijoro. nyine wowe Nibwo ari kubibwira. ariko ntukajye wibuka Ndabyumva ngaho mbwira. sibyo urabizi ko twigeze rero urabizi byose ko byadushizeho ubwo ko uburyo bugenze neza Rero ikintu kimbabaza keza ibintu asubiza inyuma. Ariko si bike asubiza Kuvuga ngo inyuma. ubuzima reba ibyo turimo ubu. Wireba none se uje kunyakindezo keza base nuwahe none hasi Reba ibya reba ibyugo. Wireba ibyanza ibyo byarahise. rero ku byubu Reba ngaho reka tubirebaneho ngaho bintu. none se ku byubu ngubu uje kunyakindezo se kikuzanye none se si usanze hano mu rugo izi saha undi mugabo wasaga mu rugo Nenda waje kuruhuka nabibwirwa n'iki? nini ndakubasubije no kubaza Niba nakabaye ndi usanze umugabo nyine. uri mu kazi Wenda wafashe nakabaye ndi pause. umugabo uri mu kazi wakabaye usanze mu rugo izi saha muri sangara reba ku isaha urebe izi saha ku umuntu w'umugabo kuba ndi mu rugo uhereho unyaka izo ndezo uje kunyaka Ariko ntabwo bindeba papa Vane. Ntabwo bindeba ngenda reba ibinsikiye inyungu. ibihe turimo Yego. baravuga umunyarwanda Ubona aravuze ngo wicara ukarya umva saa sita na nijoro. nyine Ufite abana badaheruka kurya, ufite abana badafite shinge na rugero. Ubwo ibintu buri kumbwira uba wumva ko nyine usanze ndi kurya bazi Nabwirwa none ko n'iki? nabwiriwe Nabwirwa n'iki? reba wagira ngo nimwe yezu yapfanye ku musaraba Maze uyu mugabo wagira ngo ni intezarugani nawe kandi uri intezaruga. yihoranira ibibazo inda nari ifite ntabwo uzi ukuntu Uhorana ibibazo bitajya yangana bishira. inda nari ifite ntabwo uyizi ukuntu yangana Sawa nyine. koraho wundi reba yaragiye yebereye ufite n'umugongo Oya. ubundi buri mu biki ye uyu mugore nyine yabaje nko kuboneza aho fayanga abana none se binavuganaga ari byo byavuga n'ibyo ntabwo nanjye nabihakanye ariko nyine abaje kunyaka indezo nanjye nta kintu mfite nanjye ndi umushomeri nta kazi mfite byose badushizeho byose abakunzi bacu twaraye batangarije barabizi ko dufite amazu yose bakayatwara Mwumvire kabisa. ibintu byose dushiraho ibyo byadushizeho rero uje kujya kintu ngo nikure he nta kintu mfite ugomba kuyishaka. Kandi utunze umugore. Ugomba kuyishaka utayisakishije. None se nzajya ngenda mbwira abana ko ngo nta mafaranga gutwabona ibyo se bivuze. uyu mugore aryikiza nakubwiye ngo Uyu mugore abahate. Uyu mugore abahate. abahate Aryi. wenda nywa amazi akaryama Amazi. ariko se ubusanzwe ari kurya ubonye icyo ari kurya Amazi satunga umuntu. none Ubu se umuntu unywa amazi asa gutya. udafite ibyo Umuntu utunzwe n'amazi asa gutya. udafite ibyo ufata wabigira ute Yagiye ankuraho ubu iyi mitwe n'ubwesikoro. ntaby'imitwe jya wagujya ujya unyuma nta atabura ikintu akubwira Ariko wajya ugira ururimi rumwe ntugire indi. none se afite indimi zingahe reba hano harimo Ubu zingahe ndakubaza. Umuntu umeze gutya. reba mu kanwa kanjye hano harimo indimi zingahe ariko niba ngo mutirimbye Nirushaka rubere mwe. ndwaye harimo ikirimi se Umugore umeze gutya ngo abetunzwe n'amazi. amezi atasa kurota urabona ari ameze uyu nguyu gute nawe mukuru None urareba utayaga. nyaga gute se Meze neza. ari uyu kumwe n'umugabo se. Meze neza dore urayaga rwose nta kumwe kibazo. n'umugabo Uri kumwe n'umugabo. none umugabo arimo guteza urwo rugo rwe ngo nta kintu kirimo waba muri iriya nzu nta kintu urya kuzi kuri ibyo byose kuzi kumenya ufite kuzi ubukene wasize inzu ntabwo Abuzwa n'iki se kuyishyura? ninde yishyura se kandi wowe Ntabwo yishyura muyibanamo. inzu ingana gutya si iyi ni inzu Ntabwo muyibanamo. reka reka iriya nzu ntabwo uyishyura ra ntaya yishyura nayo ishyura se vintage Noneho none se cyane muracumbitse se? turi muri piriyavi urabyarira muri piriyave urabyarira hanze turabyarira muri piriyavi Yewe ndumva urwisho yangarukiri. Muri piriyaje cyangwa mugiye muri piriyaje kuko mumbonye.
ariko utekano ngiye ndabwirwa niki oya nuko mu mbona utekano ngiye wabwirwa niki nakubwiye yuko guhera kuri Viki nakubwiye yuko kereka nujya hanze aho uzurira indege ariko aho ngenda n'amaguru aho ngenda n'amaguru nese ubundi kuki umuhunga ariko ubundi umuhunga nayurira nayo uzayikurikira yego ko mfite n'ubushobozi naho nahagera ntaza nkagukoza isoni kuki umuhunga nuko ntacyo mfite nuko ntacyo kwibiriza afite kano kanya ngo ngende nyuriye wa mwende ko nawe uzahasanga naho nzahagera uzahagizwa n'iki ikibazo cy'amatsiko papa Vani kuki uhunga umugore wawe ntago ari ukumuhunga nawe arabizi ko nta kintu mbafite arabizi ko ibintu byose byashizeho ndetse kwirengagiza ariko umugore ntujya utana nawe uretse kwirengagiza nawe arabizi ko ntacyo byashizeho turi kumwe nakubwiye ko aho uzajya ujya hose turi kumwe n'umukandara n'ipantaro narabikubwiye kandi neza usanga aho ndi bikumarira iki ubu uraje ungituye hejuru gusa ngende nongere nzana abana mbagukire imbazane nanone mbature hano wajyana kwande mbazane iwawe kare none ngomba kubazana ukarera niyo none se ngewe aho mwahuriye hagiye he yego ko nyagasani ngomba kuzana abo bana ukicarana nabo kuko uri kumwe na se nabo muzakomeza ni abana dushaka ugiye kubyara se ko ari umwana nawe uzamushyira n'uwawe ntabwo uzi ukuntu ari imeze wiwe nzamurera kuko bose uzabarerana ntabwo nzemera ko abana bicwa n'inzara kandi bafite papa wabo ntabwo nzabyemera urumva ntazi ibyawe ngaho genda muzabe mubyiga muri kunsaka ntabwo bizakunda ntabwo bizakunda nyine genda tuvuve mu rugo muri kunsakuriza none se umugere uravuga ngo urakena none ko ukennye uno mugore mwahuye gute mwamenyanye gute umuntu aba umukene akamenyana n'abagore ndetse birakureba none bitandeba umuntu n'undi guhura mu bukire umuntu n'undi guhura none se mwahura umugaburira amazi bibaho ubuse mayibo abakozi bura ziba zikize iki aha ntabwo mbyemera ese muri mayibo kandi nuko igira ni urugero muhaye uko ari mvango ngo abantu ngo twahuye duteye uko tuba ntabwo nabyemera ariko ibyo uvuga byose simbyemera nta nubwo mbyumva ahubwo reka nkwereke ugomba kubyumva ushatse wagenda gakeya utabyumvira kuko ejo mu gitondo nzongera nzana abana mbagushyira imbere uribuka ko ubwavye nabajyana hehe uribuka ko ubwavye none se nibaza bizagenda gute nibaza bakasanga nta kintu ufite nk'uko n'ubu usanze nta kintu ufite ubwo ngubwo n'uburara muzajya muburarana n'ubwirirwane nabo kuko nta kundi nabigeye none se njye nkore oye uzabazanye abana ntabwo uri kubamenyera ngo baburaye ntubamenyera ngo bariye bamenyesha iki bameze kimamuvune waje unyumva bamenyesha iki ngo nanjye nta kintu mfite nanjye nakumagaze urabizi ko ubushobozi bwacu urabuzi nawe bagira neza bageze gutya bakandikira aho twavuye ibyo twanyuzemo byose urabizi ubushobozi bwacu urabuzi ubwo byango bigenze niko ubyango nkora iki ndabona ibyawe nanjye ari ndaho ndabona bitazo ariko kubera ko muri bakuru mwaka bikemuye sinzi impamvu mutuma nakubwiye inshuro nyinshi none ko mubwira ngo yicare hasi tubye inama yicare hasi dutuze yicare hasi tubigeho inama kananira kugira ngo nzakore amahoro yawe nzakore nagusigiye amahoro yawe mva ngo yasigiye amahoro yanjye uri hasi ariya ni amahoro wansigiye cyangwa ni ibibazo wansigiye ibyo bibazo se none se birajyanye ibyishimo iyo ubona usiga abana mu rugo se nanjye ndikubwira ngo nanjye ntabwo nazanye ahangaha ibyishimo nabyishimo nanjye ubundi wabareze urabura iki urasetsa wabareze ntabwo narera abana njyenyine bafite papa wabo byose birashoboka ahubwo nzabazane abarerane ubwo nawe aho mwahuriye muzongere genda nimba n'indezo nzayiguha mu mavana ariko uduha amahoro duhana amahoro ninjya muri leta uzabwira leta gutyo ngo nta bushobozi ngo ntaki ngo ntaki ngo oya uzajyeyo sikubwiye ngo genda nimba n'icyo ngira nzaza ngurebe ndamutse ngiyeyo wahangayika oya uzajyeyo uzajyeyo ninjyeyo kuzahangayika ntuzagaruka hano uzajyeyo sinzagire ntuzongera kugaruka hano sheri ngurebe wowe nakubwiye ntuzahagaruka ntuzahagaruka wowe nakubwiye ngo bagarutse genda byakuviramo ibibazo asa amavana wajya unyumva ubundi ntabwo nkumva ikibazo cyawe ntabwo nabwo amatwi ngo nyumve nkumva ndakubwiye ngo genda nimbona icyo ngufasha nzaza ngufasha uzayamarya uyu mugore natuvire mu rugo nyine nzaza ngurebe oya nzagufasha uyu mugore natuvire mu rugo ari guteza nzaza ndabanje wagenze gake muvana tujye tuvire mu rugo nyine nkubwire wagenze gake oya tuvire mu rugo genda gake guteza uyu munsi ni njye
uyu munsi ni njye ejo ni wowe nta kibazo umutekano mukeya uri kuwuteza sinkubwiye ngo nicyo mbona umva nyine wumva sinkubwiye ngo nicyo mbona nzaza murebe mu rugo wagiye ubu nta kintu ufite ubu nta kintu ufite nakubwiye ngo nicyo mbona igihe nta kintu ubu ngubu nta n'ibihumbi na bitatu ufite ngo bisa kugenda ndebe uko mbagenza wowe genda usanga abana nanjye nzaza mu rugo mbese agende gutya nzaza murebe ariko ubona ntatuje umuntu uratuje genda umaze utuze nje nzaza murebe nicyo mbona wifa indezo y'abana si uri kunyakase genda genda nimba n'indezo y'umwana nzaza murebe w'indezo y'umwana wewe gende uroko bagenda ikibazo uyu munsi ngende uyu munsi ngende genda ukoraho umugabo wawe ushyira ifaranga unzanire na bibiri nta mafaranga ahari genda ntayo pe none se papa vane ngaho rero muri ariko se bamuvana gende nguzango tuzabonana genda ngo gende nguzango genda nzaza ugenda uri gutera uzamenya noneho inzira igera iwanyu jewe ndayi inzira ijya iwacu ntabwo nizi rero wegenda nzaza murebe Papa Vanessa ahora atanga ibyizere ntabwo icyo mwe ahora atanga ibyizere nzaza murebe mu rugo uhereza indezo y'umwana ushaka sibyo nanifashisha n'abakunzi bacu bakafasha nkaza nuramuka uwo munsi nta kintu uzanye nzahita mbagusoreza bose abana bawe abana bawe n'abazanye ntuzagira ikibazo n'abanjye wewe n'abana bawe nanjye n'abanjye wegenda icyo mbona nzaza uhe indezo zo kunyaka y'abana hari ikindi nakifashisha n'abakunzi bacu bakeza TV nabo bakanafasha rwose ariko barakobiza abana baramuka kabiri wowe bagufasha se aho kugira ngo bagufashe bafasha ngiye kuko nta nicyo wabamarira ntacyo basi nawe bazagufasha bayaguhaye ntacyo wabamarira nta soni uzacimarira akumva ko ntacyo namariye abana azaza ndege kuri Keza TV show wowe uranzurananiye umbereye ikigeragezo wambereye ikigusha wambereye ikigeragezo papa Vanessa bivuga byinshi kandi nimba tubikemuye nk'abana bakuru turabikemuye bivuga byinshi ukemuye iki none si tukezo buri gihe kumuha igihe simwese ko nyatukaje ukemuye ni nk'iki wowe nakubwiye wajya none ngo mbiririmbe ngo mbivuge wegene nzaza murebe burya wavuga ngo ukemuye ikintu wavuga ngo ukemuye ikibazo ari uko hari n'icyo umpaye ati ngaho genda zizaza kurebe wowe nawe yegenda isho nzaza murebe icyo mbona nzaza murebe indezo y'abana wabonye inkumi da ngiye sinkuvuga ngo urashaje iminkanyari yaraje wabonye inkumi cyane papa Vanessa nyamara bizakugora ariko turi kubikora hehe nama nkubwira ko bizakurusha kandi bizakugora bizakunywesha amazi ko nguha amahoro yawe ashoboka yose nta mahoro umpa ese umpaye amahoro gute ndara hanze kandi baje kunera mu rugo rwanjye ahubwo uzamo none ufite ikibazo ki ikibazo nuko waje kunera mu ubwabyo muza kwigenza sinagwamo nta na kimwe wankoraho nta na kimwe wakora usibye kwicara gutyo ukambwira ariko nta na kimwe ushatse nanakwicara wicara uhehe nakwicara ariko ibyo byarangiye nshatse nahicara ibyo byarangiye ngahigendere nshatse nahicara nkahaguma nkicara nkarimirira gendere wowe ntabwo nkanze n'abatari wowe ntabwo bahanze n'abatari wowe ntibigeze bahanze abantu bagigira umutima ndabizi ko muhari umutima ufasha nimba ari umuntu ugira impuhwe n'umutima wo gufasha ubona ntujije yafasha ngara ko naburengeje bwa mu mavanisa agiye kuri nkamugize neza unyuze kuri nomero ya 0783 yego azahora mparaye azahora guharaye urasetsa umva genda basuye amahoro ubundi ko ndeba unyirukana oya ugenda bakunzi ba Keza TV show ndabasaba umufasha umuntu ugira ufite umutima wo gutabara cyangwa wo gufasha ndabizi ko mu gihe hari n'abantu bose babayibaga abantu beza munacyari mufashe rwose ndeko nabona nibura igikoma cy'amajoro abiri cyo kuba mu mavanisa munyuze kuri 0783 umva papa Vanessa rwose amavanisa ndagiye ariko ari ingaruka genda wowe n'icyo mbona reka nifashisha abakunzi bacu badukurikiye wenda ntabwo abantu bose babaye babi hari abagifite umutima atari cyangwa se umutima wo gufasha baza niba fashange nzakugeraho mereze abana bose igikoma pe hata badukurikiye kuri Keza TV show nagira ngo munyumve
rwose nari mfite ibintu birishiraho biragenda birayoyoka amazu arasenyagura iki byose ubu dore ndi kubundabunda nagira ngo mbisabye ubufasha uwagira icandushisha cyangwa icyo yafasha ufite umutima utabara ndabizi ko abantu bose ntabwo ariko harimo abagifite umutima wa kimuntu mwafasha munyuze kuri 0783713370 cyangwa se 07 truwase mutateye 33 semutawati ngamo kugeza neza Imana bamugisha rwose. ahubwo ikibazo ibintu bwe mama Vanessa uzabyubahiriza buri gihe umuhigi kuko buriya mama Vanessa kamubwire ntabwo ibyo abavuga ndibyo pe nanjye ntabwo nabijya kuri cyangwa mbitera ibuye cyangwa ngo mbyihunge umve ngo ntabwo mbizi urumva yarambyariye n'umugore wanjye niwe wa mbere sibyo wenda kano kanya wenda ntabwo ntacyo ndi kumufasha waramuhisha umugore utari warabimbye ereka umugore asiko nguri ibintu byose ke ntabwo nguri ibintu byose ari ibyo uvuga buri abagabo turavuga tukanaziga ntabwo ariko tuvuga ibintu byose wezo nako mbimuratira se icyo ni ikintu cyiza nako muratira nishema se bimbwira nkabimenye nyine nari kuza kubikubwira ijoro n'ubundi wongera bimubwira nta kibazo urumva rata rero ibyabaza akavuga biriya byose bavuga ntabwo namutera ibuye nubwo namutera ubwonko nubwo kandi nanjye kutamufasha suko mba afite icyo afite nawe arabizi ngo twahuranye arabizi pe amazu barasenya ibintu bijya dushiraho turakena tujya hasi pe tujya hasi bishoboka uzabizirikane wowe gusa oya ntabwo uramubeshya kuko mubeshya nanjye naba ndi kwibeshya abana asabira nanjye nabanje ntabwo nabona icyo nagira icyo ngira umbatera umugongo nayo kugira umugiro imbere mu maso ngo bamubatakira n'iki gikoma maso reka rero nanjye mbasezere mbareke mwigumirire mu twanyu ubwo nuko bigenze wowe isezerano umuhaye uzarishyire mu bikorwa nta kibazo gira icyo umuha nubwo buriya usaba utaburibure nubwo wamuha icyo gihumbi cyangwa bibiri kuri telefone nanjye birabimbabaza ntabwo mama Vanessa agoye ntabwo asaba yamvuye imana kayana n'igihumbi nanjye muhaye nanjye birambabaza cyane niyo mpamvu ubona nifashisha abakunzi bacu kugira ngo byibuze bafashe pe bamuhiremo abagifite umutima wa kimuntu nibirende bikono ubutaha yazavuga ati byibuze wanyesha igikoma kinangiraho sawa reka dusoze ubwo rero ubwo bindi kintu tuzamenya ikindi gihe ubwo nuba warabishyize mu bikorwa tuzabimenya cyane cyane kubona ngo tuzakugaya